ni parika ameze gutya hari ikibazo ni parika uko yari yayiparitse nibyo nangaga ibyo nababwiraga urabona imodoka ibi bintu mubizi mu ndege ariko iyi modoka irabifite bayibonye imodoka nishya V6 Verso wow buwate yayo ni umunyenga do iranyerera Hello guys, mumeze neza cyane. Imana nibaha umugisha, Imana ibaha amahoro, Imana ibaha amafaranga, ibaha amamodoka, ibaha amazu, ibaha ibibanza, ibahe buri kimwe cyose mushaka. Ndabakunda cyane. Ngira ngo murabona hariya haparitse hariya iriya ni bike ya moto ijya kubashakira imodoka ahantu hagiye hatandukanye. Urabona nibereye mu miyenzi, ahantu ni heza kabisa, na ahantu hameze nko mu ifamu. Urahabona? Sasa ikintu ngiye gukora nkurikira tujyanye nkwereke. Ngwino. Mbere ya byose banza usome hano handitse ngo Imvura TV tugura tukanagurisha imodoka, amazu n'ibibanza. Iyi pine nayikaraze uyu munsi ndavuga ngo reka ndebe ahantu njya kubashakira imodoka nziza. Abantu bajyambira ngo bashaka imodoka zitwara abantu barindwi na shofera 8, imodoka nziza cyane. Niyo mpamvu uyu munsi nahisemo kuza kubinjiza hano. Aha ngira ngo ni nabwo bwa mbere mpageze, ariko ndaje mpasanga imodoka nziza pe, nziza ku rwego rwo hejuru. Ni imodoka iri mu bwoko bwa V6 Verso, zimwe mu modoka zikomera. Muzi Corolla Verso zitwara abantu barindwi, mukamenya ama V6 Verso. Muzi imodoka nyinshi muri iyi minsi abantu bari kugenda bajya mu ma hybrid, bamwe bakagura amanowa, bakagura izindi modoka zigiye zitandukanye. So reka nyimbira kamera ubundi mbanze mbabwira ukuntu ibintu byifashe. Mujya mukunda kumbaza ngo ese kuki mbaho imodoka ugasanga mufite gushidikanya muvuga ngo ntabwo nahageze imodoka sinzizi. Benshi mukunda gukora n'abakomisiyoneri bakagenda bazengurutsa ahantu hagiye hatandukanye hirya no hino, ugasanga utashye nta mari ubonye. So niyo mpamvu nafashe umwanzuro ati nk'Imvura TV ngomba kujya ngenda imari nkazigeraho. Urabona iyi ngiyi, iyi ni imodoka nziza pe, ni imodoka nziza, imodoka itwara abantu barindwi. Imodoka nishya ifite umwaka niyo muri 2002, ariko hari 2006, hari 2005, hari 2004, nyinshi cyane no modoka irusha ubushyashya, kubera ko hari V6 nyinshi cyane mugiye muzi, ariko V6 hafi ya zose nyinshi nizo muri 2001, 2002, inyinshi zigarukira 2004, ariko ino modoka ni shyashya. Tugiye kugendana nkwereke akantu ku kandi. Nagusaba ikintu gikomeye cyane, kora subscribe, ukore share, like, comment kugira ngo ujye ubona imari umunsi kundi. Imvura TV ibihabaye murabizi neza yuko niyo ya mbere mu Rwanda icuruza imodoka, ntitujya tugira ibintu by'amanyanga kubeshya oya. Niba mubwiye imodoka nishya ni shyashya. Iyi modoka control yayo ndatekereza uyu munsi turi buze no kwishaka cyangwa se ejo. Control yayo ntugire ikibazo, tuzaguha control y'umwaka. Iyi modoka ifite assurance izarangira mu kwa gatanu mu mwaka wa 2026. Ni kera urumva ko ifite amezi hafi 8. Ikindi, iyi modoka itwara abantu barindwi uko nabikubwiye. Iyi modoka sesa zayo zirakora. Iyi modoka amatara yayo arakora, yambaye amapine. Saro yayo ni shyashya, ikizu cyayo ni gishyashya, nta hantu yigeze igwa. Inkingi ndazikwereka, ndakwereka moteri yayo, amavuta avamo yose. Imodoka nta mugesi ifite. Ikindi kintu nanone ntagenda ntakubwiye, iyi modoka ni manuel, ntago ari automatique. Abenshi bakunda ama automatique, ariko muri buno bwoko bw'aya mamodoka ni imodoka z'amakamyo, ni imodoka z'ubuzima bwose. Murabizi benshi muri twebwe twagiye tuvuka dusanga hari abasaza bafite imodoka nyinshi, cyangwa se twagiye tuzibona nyinshi, ugasanga umuntu umusaza yatunze imodoka imyaka 30, uravutse usanze igihari. Natwe akakaya tugiye kuba abasaza izo modoka bakizitunze, nuko ari manuel. Automatique ntabwo ibyo bintu bishoboka. Iyi ni manuel, ndaje nkwereke ibyaba byose. Wowe nkurikira. So urabona iyi modoka, then ukimara kubona saro yayo, iyo bakubwira ngo saro y'imodoka ushobora gutekereza ko saro ari intebe gusa, amakusi yayo, kureba uburyo imeze. Then uba ugomba kubanza kureba iyi saro yakuntu imeze iki kintu. Inyinshi ziba zarashize. Urabona hano hafite security, na ahantu hakiri hashya. Inyinshi ziba zarakobotse, ugasanga hano hafite ibibazo byinshi cyane. So aka kandi impamvu kariho
ni mu rwego rwo kugira ngo basigasire umutekano w'aha haguma ari hashyashya, uko yasohotse niko hameze. Ikindi ukimara kureba hariya hirya uhita ubona saro y'imodoka uko nimeze, ukuntu isa. Screen yayo, tablo yayo irakora, imiryango idafunze urabibona, ibipimo bya essence birakora, umuvuduko urakora, igipimo cy'ubushyuhe ni sawa. Ikindi rero sasa reka natse ku modoka mbanzi natso gatoya, sa nuhagara hari agatoya aho aho ni sawa. Oya mwihorere nta kibazo. Reka imodoka se nuyatsaho. Uwo mwana mufatire. Mu by'ukuri murabizi namwe abanyarwanda ukuntu mukunda gukatuza. Imodoka yacu ishakamo miliyoni 14, ariko harimo n'ibiganiro. Narabese kuba imari zitarimo ibiganiro. Miliyoni 14 harimo ibiganiro byinshi, 13 n'igice harimo ibiganiro bike bike, uko imodoka ni nshyashya. Nishya nta kintu na kimwe nimvuga na kimwe uzakoresha kuri iyi modoka na kimwe. Cyakoze wenda birashoboka ko hari icyo wakoresha bitewe n'uko ubishaka. Deja ushobora gushaka kuyigira umweru, ushobora gushaka kuyigira umutuku, uko ubishaka, ariko ifite irange ry'umukara ryiza abantu benshi cyane bifuza. Nimero rero yayindi mpamagara. Kwanza reka nze mbereke. Chena shakaga. Uramuja ngo ikosa nabure kukumura bikuni. Ariko kujyanye. Leo. Bagara hariya gato. Yose. Gira ngo ubonye imodoka kikora fresh, ibintu byayo ni sawa. Ngiye kukwereka boîte, nkwereke ikizu cy'iyi modoka, nkwereke amapine, nkwereke saro yayo, nkwereke moteri. Cya kwanza ngwino mbanze nkwereke moteri yayo. Cameraman egera hino nkwereke. Banze twereka abantu moteri. So iyi modoka urabona ko ifite moteri yumutse pe, ifite moteri nziza, nta hantu hamwe moteri yayimena amavuta. Amavuta nagerageje kujoja, ifite amavuta mashya, kandi amavuta yayo nako yose yuzuye. Amavuta avamo yose, nta kibazo na kimwe imodoka ifite. Abeshi muzi ko zino modoka nyinshi hari izo usanga zifitemo umugesi, imodoka nta mugesi ifite. Urebe uburyo imodoka risa, urebe uburyo imeze, urebe ahantu mbwire ngo hari ahantu namwe ubona imena amavuta. Habe na hatoya wabona imena amavuta. So reka mbereke za nkingi zayo. Urabona deja ukirebera hano, ntangiye kujya mbigisha mujya mumenya n'impamvu njya nkubwiye imodoka yaraguye ireka kuyigura. Iyi ngiyi ntabwo yigeze igwa. Urebye catalogue yayo iracyari yose. Dore inkingi zayo, then iracyafite ibikarito byayo bishyashya. Ushatse kurebamo hari inkingi zayo ni shyashya, nta hantu imodoka bigeze bayigorora. So ndatekereza ibijyanye na moteri reka tubiveho, kuko urabona ko imodoka nta kibazo ifite. Wow. Sasa mbere ya byose ubanza urebe urugi rw'iyi modoka. Ni rushyashya. Imodoka irange ni iryayo.
ntabwo bigeze bayitera irangi habe na gatoya. Imodoka mitasiyo irahita ikorwa ku kanya. Mitasiyo yayo ni nko kubipa, nta kibazo na kimwe wagira. Then reba saro y'ino modoka ukuntu isa. Reba saro. Imodoka ari rishyashya. Reka nkwereke parafo yayo. Ibintu byabo byose biraka. Imodoka iracyafite n'amasesa, ngira ngo uri kumva byonyine imiryango idafunze, wumve ubwo buduha iri kuvuza. Imodoka iri ko kwiyamaso. Rero kandebe controle subu ni ngombwa arako nyibereka. Iyi ni carte jaune yayo 22 yakorewe imitation ku itariki 4 z'ukwa 10 2024. Tanyiba nimero sha. So imodoka yo ni Sandefu. Umuziki wayo urimo cy'ubushakashatsi bwerekanye bafasha abana bo mu bihugu bitandukanye babashyira mu buzima bumwe, basanga bakura kimwe abana bari munsi y'imyaka 5. Radio yayo ni fresh. Imodoka ari nta kibazo na kimwe ifite pe. Serious. Ushaka washyiramo n'amatiyo amaya condition ugahita uyashyiramo, imodoka ikakumvisha ubukonje. N'ubushake bwawe washyiramo gaze. Ibyo ngibyo kuri twe si ngombwa cyane, ariko imodoka yo nishya urabireba. Imodoka ni shyashya, ibintu byayo biracyakora. Ubona nk'iyi ntebe sina ngombwa kuyitara wenda ngo ikubangamire. Of course, reka nkwereke buwate rero. Sasa beshi mujya mukunda kumbaza ngo kuki ngo buwate ngo usanga imodoka zikorora. Imodoka buwate yayo no umuneke. Wayibonye tesi ya mbere, tesi ya kabiri, wayibonye gatatu yayo, kane, so gatanu yayo ni fresh. Then imodoka reverse yayo ni nko kubipa. Buwate yayo no umuneke, nta kibazo imodoka na kimwe ifite. Saro yayo ni bimwe nakubwiraga imodoka, ariko buryo isa biratangaje. Reba saro yayo, nukuvanga imodoka itwara abantu 7. Barindwi bajyamo ndetse na shoferi wa 8. Niba uri mu Ngororero, ngira abakiriya benshi cyane bo mu Ngororero, cyane Rubavu mafite V6 igeze nko mu 8 nagurishije. Nkagira abakiriya Rutsireje bundi mwabonye ko nari ndiyo nakoze icyegeranya ariho ndi, mwarabyitegereje. Ushobora kuba uri Huye mafite abakiriya benshi ku Kanyaru, Rwamagana gutyo za Kayonza, Nyagatare, mwese ndabasuhuje. Muri abantu banjye kandi muri inshuti z'umumaro. Kuba mwarabaye abanyamugisha ni iby'ingenzi. Niyo mpamvu nanjye kuba warabaye umunyamugisha ukemera kuba muri groupe y'abanyamugisha, niyo mpamvu nahisemo kujya mbahesha umugisha nkaguha imodoka sha pe shyashya. Byonyine urebye imodoka ukuntu imeze, my friend, biratangaje. Hari inyuma ubona hicara abantu 3. Ushaka nabane washyiramo bite na serasi ufite. Hari inyuma hajya 3, 6, hari hirya 7, 8 na shoferi bakagenda bisanzuye ku ndege yo ku butaka. Sasa reka nkwereke muri butu y'imodoka. Ntabwo turagira ku mapine. Reka nkwereke butu y'imodoka. Bya bindi byo gufata urujya ukazamura ku modoka ukarwana na rwodo. Warubonye? Do. Urugi rwayo rufite imyuka ihagije. Rasoro zarwo ni fresh, harimo imyuka, urugi rurizamura. Imodoka urabona ko ifite reserve. Ifite ipine rya reserve. Byasohokanye uraribona, butu ya rona kabisa. Imodoka iracyashya. Si ngombwa wenda ko nafunguramo ngo mbereke kubera ino pine mboni bang, ariko reka mpabereke. Nta kindi kiba cyanzanye. Wow. Kambereke mo indani muri butu. Tazama. Modoka ni shyama my friend. Shyashya. Rodage. So rero imodoka urabona ko hari umuntu wambwiye ngo ashaka imodoka ifite faka. Ifite faka w'Rwamagana. Dore ngiyi rero iyi ifite faka. Tazama. Dore imodoka ari kunisa. Wayibonye? Ni shya mu byagara. Mu byagara n'amafira cyarimo. Shuti yanjye rafiki yangu.
mpamagara kuri 0787 nguha imodoka. Reka nkwereke hejuru hayo urebe inkingi zayo umbwire niba hari imodoka yigeze igwa. Witegereza umbwirira irange n'uruganda ryayo nta range bigeze basiga. Ino modoka imwe usanga barapurije birange bakayanduza, ifite irange ry'uruganda ritakobotseho n'ahantu na hamwe. Deja rero mbere yuko dukomeza reka nkwereka amapine y'imodoka. Reba ipine imodoka ifite, ureba amajati yayo. Modoka yambaye ijati ikagira amapine ari smart. So irani ipine ruhande rumwe, urabona ipine yo mu rundi ruhande nayo ni shyashya. Imodoka ifite amapine, katujye inyuma nkwereke. Dore amapine y'inyuma kunasa, amajati yo namwe. Ikindi reka nge ku rundi ruhande. Woka byarawe shuti muryango wanjye w'umunyamugisha. Iyi modokari ubona hari amapine uzigera ugura, nta kintu na kimwe no modoka izigera igusaba. Ariko ifite salo, ndumva nanjye naguma nkayireba. Ifite salo nziza, inzugi zayo zirafunga neza, modoka ntiyaguye. Inzugi urazikubitaho by'ukuri ukumva n'umudage. Ifite inzugi kabisa zimeze neza. Wow, ziracyafite ibyuka, ibipira byayo ni sawa. Ibirenze kwibi ngibi mpamagara kuri 0787 Imvura TV ni imvura y'umugisha, kandi nakubwiye neza yuko nta kintu na kimwe uzigera umburana. Reka subizemo reserve yanjye. Reserve yanjye nayisubijemo. Wow, nabizi ngo muri gushaka ngo dore do AV6 Verso. AV6 Verso. Imodoka z'imisozi ni imodoka zizamuye. Wow, ushaka waza tukashyira kuri force, ariko reka se nuko rekamo umunsi wiyaranje. So umbwire niba imodoka hari umugesi ubonyemo. Nta mugesi, imodoka ntimena amavuta. So ngira ngo imodoka yanjye wayibonye, wabonye uburyo imeze. Imodoka iri smart, imodoka iri sawa, imodoka ni sandefu habe namba, nta kibazo na kimwe uzigera usangana iyi modoka na kimwe. Ariko igisigaye ngusabye kora subscribe, ntuzigera na rimwe ubona umuntu uzaguha imodoka nziza inzozi zawe. Hari benshi baza gutya bihuruje, bagahita bongera bakagenda bahurura, bakamamagara bambwira ngo tugurishirize ngo ya modoka ngo naguze ngo byagenze gutya na gutya ngo baramangitse. Hari abana njya mbona banyigana. So rero ngewe ndi umunyamugisha, Imana yandambitse ibiganza, ndasengeye nawe ngwino dusenge Imana iguha imodoka y'ubuzima. Imodoka irahenda, na amafaranga menshi ugiye gutanga. Ni igisobanuro rero cyuko utagomba gufata amafaranga yawe ngo uyatange ku bantu batarabo kwizerwa. No, ni amakosa. Gira abaye umuhanzi, ndirimba mu nsengero, mwumva ibiganiro nkora birimo agakiza. Nzimana nababwiye ko ntashobora guhemuka kugira ngo mbeho, kubera ko ntabwo nzahoraho uhoraho n'umwe, kandi kugira ngo ame guhoraho bisaba kuba inyangamugayo. Ni wigira inkunda mugayo rero ntumamagare pe. Niba ushaka umugayo ntumamagare, niba wanga umugayo umpamagare tugure. Iyi modoka nishya, nta kibazo na kimwe ifite. Yanditse ku mukecuru, ni umumama wamubonye ashaka imodoka ye kuyigurisha. Ibyo nababwiragaho kare, imodoka bayanditse ku mwana, arangije nyuma arabyanga batiri muri nyandikeho. Niyo mpamvu ubonye yakoze mitasiyo 2024 ku itariki 9 z'ukwa Kangaera hafi aho ngaho. So imodoka ye rero ni shyashya. Hano wakwegama, hano ni ku mugenzi, dore kwa shoferi twarawiyegamiye ukakira uhi. Noneho amakari yayo do arakora do aho ugeze do. Iwe tata we, ayayayay. N'umunyenga. Ibi bintu ni mubizi mu ndege do. Ibi bintu bundi mu bibaza Vestina na Dorcas bari bagiye mu ndege bwa mbere birabacanga. Ajya ngo bari muri Royal cyangwa muri KBS,
ariko we shimira leta y'u Rwanda yohereje imodoka imuhanga zira modoka, ariko bira bintu byo gushyiramo bira bintu abantu bagenda bafashe gutya mu ntara, ariko bagira imodoka nziza zimeze nk'indege, ni nk'iyingi ya V6 yanjye. Ubwo turi gutera story. Ibi bintu mubizi mu ndege, ariko iyi modoka irabifite. Wayibonye? Imodoka nishya. V6 Verso. Wow. Buwate yayo ni umunyenga do, iranyerera. Iranyerera. Kanongere ni parkingire rero. Ibisigaye Imana iduhana umugisha. Nabizi ugiye kuvango Mr Peace ngiki niki. Ni parika meze gutya hari ikibazo. Ni parika uko yari yayiparitse. Nibyo nangaga. Reka. Oya yihorere. Yihorere nta kibazo. Reka mbikore parika uko yari iparitse nta kibazo.